Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunze ba business isobanutse, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose ku isi. Tubabwira ngo turabakunda kuri mikoro n'iteka manzi nkuko bisanzwe. Ni wa mwanya rero wa business isobanutse, aho tuganira kuri business zitandukanye ariko tukaba tukibanda kuri P network. Rero buri wese tukimara kumwifuriza ibihe byiza aho aherereye bitewe n'amasaha, kandi tugarutse mu kiganiro kijyanye na business isobanutse, aho twibanda kuri ubu kuri P network. Dusigaje iminsi ngira ngo irengaho 100 kugira ngo tugire open network. Ubwo rero buri wese agomba kwitegura uko bishoboka kose. Tugiye rero kugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko turavuga ingingo 3 gusa. Cyambere tugiye kugaruka kuri iri tangazo ryasohotse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2024. Hanyuma ndanababwira ku kibazo cy'umuntu wambajije ikibazo kirimo ihurizo, kirimo ikigeragezo. Yambajije ngo uwaguha miliyoni 100 ngo ureke cyangwa utange payi ufite ubungubu zose, wenda ku mining ubivemo, wakora iki? Wazitanga? Wazemera? Cyangwa arambwira ati ukurikije payi ufite. Turaza kugisubiza. Cyambereye ihurizo rikomeye cyane. Hanyuma ikibazo cya gatatu ni tugiye kujya tuganira kuri platforms cyangwa se companies zemerewe gukorera muri payi, zizajya ziduha ibicuruzwa, service, ibicuruzwa na service muri P network, tukazishyura payi cyangwa se tugakora exchange, tukavunjisha. Uyu munsi turagaruka kuyitwa Showroom Indonesia, ni y'abanya Indonesia. Ngibyo byo tugiye kugarukaho. Ndagira ngo ndarikire buri wese gukurikira iki kiganiro, kuko iki kiganiro ni ingenzi cyane. Mbere ko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo nsaba abantu utarakora subscribe ayikore, kandi ukande like, yewe ukakwandika muri comment, kandi sharing uherereza abandi iki kiganiro, ariko nacyumve ugisoze kugira ngo kikugirire umumaro ubutumwa bwose bwateguwemo ubukurikirane. Reka mbere ku ngingo ya mbere. Happy 2000 days. Happy 2000 days ni itangazo ryasohowe na Core Team, batubwira ko Pi Network celebrates 2000 days since its official launch on March 14th, 2019. Barizihiza iminsi 2,000. Umunsi w'ibihumbi 2,000 uhereye ku itariki 14 z'ukwa 3 2019 payi itangiye. Ubwo ni ku itariki 3 z'ukwa 9 2024. Iminsi 2,000 yari yihiritse. Bino mushinga koko. This milestone reflects the steady ongoing efforts of our community as we move ever closer to our vision of building the world's most inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience fueled by Pi. Uyu muzigo nta kindi uratwibutsa byinshi, izi mbaraga zakoreshejwe na ecosystem. Tukaba twegereje intego yacu yo kubaka isi ihuriweho abapioneers, kubaka system ya peer to peer, ndetse na gahunda ya online, hanyuma ivomererwa cyangwa se itunzwe cyangwa ishingiye kuri Pi. Each step towards is bringing us towards open network. Buri ntambwe n'ahandi twerekeza usibye kuri open network, where persistency and commitment shapes our shared future. Aho ukwihangana kwacu, umuhati wacu
bitwerekeza ku hazaza hateguye cyangwa se shapings dusangiye twese. Bakaba banatwereka uwakoze kiriya gishushanyo cy'iryo tangazo uwo bita Modiange. Bakoze cyane, ngiri itangazo ryasohotse nta byinshi bikubiyemo. Tujye ku kibazo rero nyamukuru bambajije. Ikibazo cyandashe niba naho kiri bukurase ntumbaze. Umuntu turi kumwe yambajije ngo vugisha ukuri, waguha miliyoni 100 ngo utange payi zose ufite, nushaka no kumayininga bireke, wabikora? Kamabwire aka kantu. Payi zose mfite kugeza ubu ni 12,292. None wampa miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda ngo ntange izo payi, ntibiba ngombwa no kumayininga mbireke, nazitanga? Igisubizo cyanjye nabanje mwitegereza mu maso, aranseka, yansetsa aranatembaga, agati nsubiza, ubwo ntazo natanga. Aturambeshye, ntabwo nkubeshye. Ati mbwira impamvu ntazitanga nimwe gusa. Wenda ya kabiri yo ntabwo nyigiyeho cyane, ariko reka mvugimo. Namubwiye nti impamvu ntayakira nuko yaba atinyutse kurekura ayo mafaranga. Bivuze ngo hari ikintu akurikiyemo, ntayo nafata rero. Gende vugiye hano, nawe uri butanga igitekerezo tubwire uko byumva. Nge mbabwije ukuri kwanjye, ntawe yampaye, nta n'uyanyimye, ntayo nafata. Bibaye ngaya mbwiye ko ari payi 12,292. ntayo nafata. Kubera impamvu, igisubizo ni ntayo nafata. Kuki atinyutse kuyampa? Miliyoni 100 kurazumva? Uwo muntu uzirekuye afitemo iki? Amezi n'akaba ari yatuma ngurisha ibi bintu. Ngiye kubabwira mu gaciro ka consensus value ka GCV ni amadolari angahe, ni amanyarwanda angahe. Ndabizi mugiye guseka, bari mugiye kuvuga iki ni ikigori cy'ibiki. Payi 12,292 twagiye dore ngahe 12,292 zikube ku gaciro ka GCV 314,159 by'idolari. 1 2 3 ni miliyari 3,842,428 by'amadolari. Shyira mu manyarwanda dukube ku cyatatu, dolari ryageze ku 352. Katwikorere ku cyatatu. 1 2 3 4 ni ni miliyari 520 kuri mu manyarwanda. Miliyari 520 na miliyoni 135 n'ibihumbi 156,400 z'amanyarwanda.
reka mbereke kugira ngo mubyumve neza. Kwasiteri ihagaze miliyoni 85, haba harimo kwasiteri ibihumbi 59 na 500, haba harimo kwasiteri ibihumbi 59 na 60. Nizo kwasiteri zaba zirimo ibihumbi 59 na 60, nizo kwasiteri zaba zirimo. ngaho ibaze kunzanira miliyoni 100 ngo nimfate miliyoni. Navuze nti umuntu watekereza iki kintu yaba ashyizemo n'akantu ko kuntuka. Ndabizi ubu muraseka. Ingingo ya nyuma ya gatatu ni showroom Indonesia. Ubwo wumva yumvise, ndagira ngo tujye tuganira kuri ibi bintu turusheho kwaguka kumva payi. Hari umuntu wabaje mu gitondo ati ibi bintu bitabaye Indera hajya abantu bangana iki? Nta numwe wajyayo. Kubera iki? Ati uwa mbere ni wowe, ntaho najye. Nk'ubu nge payi iyo maze kumayininga payi nkasoma n'amakuru ya payi runaka nkayamenya, mera nkaho ntayifite. Cyo ni cyambere. Ubundi payi nyifata nk'amafaranga nabitse mu kibina, ndabizi neza yuko abagujije bazoyungukira n'iki mwaka nushaka tuzicara tugabane. Ariko ntago nirubwa nataye umutwe, use tuzagabana ngano, igihe kizagera tugabane. Nanjye rero kwa 12 niyo filimbi ya nyuma. Meze nk'umuntu urimo kwibikiriza. Niba hari ikintu kimpangayikisha mu buzima kuri payi ni ibintu bibiri. Cya mbere no kumayininga, cya kabiri ni ukuzuza ibisabwa. Ibyo bintu bibiri nibyo bintu bibiri bintesha umutwe kuri payi. Icya gatatu nacyo cy'ingenzi, amakuru ashoboka n'adashoboka kuri payi. Ahizewe n'ahatizera ndayahahigira. Nkubwiye ngo ndayahahigira. Ubu rero iyi ngiyi showroom Indonesia ni company. Showroom Indonesia, Pi Showroom Indonesia is an online car buying platform and paid using Pi. Ukuvuga ngo ni company izajya igurisha imodoka bishyuye Pi gusa. Kandagira mukumve neza, ngiye kubasomera aya magambo. Pi Showroom Indonesia nyine is a business platform engaged in the sale and purchase of mixed brand cars. Ni company yishoye cyangwa se yinjiye mu gucuruza, kugurisha no kuranguza ubwoko butandukanye bw'imodoka. We want to make it easier for pioneers to have a vehicle that can pamper pioneers. Nukuvuga ngo buri mu pioneer nyine baragira ngo bimworohere, babikore ku buryo bworoshye ko yabona imodoka. Noneho ngiraho ngo imodoka ashaka biterwa na Pi afite. This company was established since the Pi network existed in the world. Iyi company yagiyeho kuva Pi yabaho mwese. Nibwo iyi company yagiyeyo. With the head of the company named Rido Irawan. Bayobowe na company yitwa Rido Irawan. We are sure that the secondary needs of the community can be met. Barizera yuko ibikenewe kuri community y'abapioneers nyine bazabibona. They can have their dream car on Pi using car. Buri wese azabona imodoka y'inzozi ze yishyuye Pi gusa.
and our company works with various companies that have joined the Hackathon Pi Network. Kandi company yabo ikorana cyangwa se zakorana na companies zinjiye muri Pi Hackathon, muri Hackathon Pi Network, za zindi zikorana na Pi, ukuvuga ngo iyo izaba yemerewe gukoreramo. Hanyuma baratubwira ngo Pi Showroom ka Company Management Policy, dore amategeko n'amabwiriza agenga iyo company, iyo bita Pi Showroom Indonesia. Ni amategeko ane. Icya mbere, for investors, ku bashoramari in all countries, mu bihugu byose, who are interested in joining Pi Showroom ka, bishimiye gufatanya, guhuza, gukorana na Pi Showroom ka, niyo murika bikorwa y'imodoka, niyo nzu murika bikorwa y'imodoka. Please contact us. Mbere na mbere bakontakta cyangwa se reba donge email hejuru nubwo itarafunguka, muraza kujya muri Brainstorm, mujye muri wallet, nimugera muri Pi browser, nimugera muri Brainstorm, mukande muri Brainstorm, nimukandamo mwandikemo Pi Showroom ka, Pi Showroom Indonesia. Hanyuma mbere na mbere bagomba kwiyandikishayo cyangwa se kubareba. Icya kabiri, abo nabahe, abo ne babandi ni babashoramari bagomba kwiyandikishamo. Mwebwe mucuruza imodoka zanganda n'iki zose namwe murabyumva. Icya kabiri, vendors engaged in the showroom car and motorcycle dealer sector wishing to join the Pi Showroom car must follow the terms and application system policies that follow the Pi transaction system at a consensus agreed price determined by the core team. Ibiniki yemwe bacuruzi namwe mwiyemeje gukorera muri showroom ka, ibyo binyabiziga mbega ni ibinyabiziga harimo imodoka, hakabamo na za moto, hakabamo abadira, ubwo ni third party, muri iki gice cy'abadira bifuza gukorana na Pi Showroom ka, bagomba gukurikiza ayo mategeko n'amabwiriza ndetse na systeme akurikije transactions z'igiciro cyemejwe na Pi Core team. Atabikurikije ahita avanzira uwo nguwo. Cya gatatu, vendors are willing to provide accommodation and transportation services for orders outside their country if they are pioneers who order vehicles from outside the vendors country. Baba pioneers bazakora order hanze y'igihugu cyabo, bijejwe amacumbi n'amatike, n'ibijyanye n'amatike, transportation, izo services zayo macumbi na transportation cyangwa se no gutwara abantu n'ibintu, babijeje izo services nziza bari hanze y'igihugu cyabo. Muri make bazabibafashamo cyangwa se abo bakoze order iwabo, ibyo nabyo babibafashamo, ntabwo bafasha ibyo kubagezaho ibyo bicuruzwa gusa. Icya kane sasa, the price of the vehicle ordered by the pioneer includes shipping costs and state tax. Imodoka, ikinyabiziga kavuge vehicle ni ikinyabiziga cy'imodoka, bien sûr izaba yatumijwe n'umupioneer, harimo igiciro cya shipping ni izanwa, iyoherezwa, igiciro kugikuraho kiri kukikugezaho mu gihugu cyawe, ndetse n'umusoro
usabwa n'igihugu, costs and state tax. Iyo bavuze state tax ntabwo basobanuye, is indefinite, ntabwo ari aho iturutse naho igiye, ntabwo havuze ngo naho iturutse gusa cyangwa naho igiye gusa. State tax ni ukuvuga ngo hari state from and state destinated, aho igicuruzwa kivuye naho igicuruzwa kigiye, uzajya wishyura n'uwo musoro wa mbabwire ibintu biranga hari igihe mbere ibintu byapaye nkavuga gusa koko ibi bintu koko nibyo cyangwa sibyo. Igisubizo ni byo. Pioneers, uburyohe bumaze kuba bwinshi cyane, dukomeze turyoherwe mugubwe neza.